ariko subaye iki mukamanzi? akira nawe wirebera ubwo butumwa nandikiwe n'umuntu ntazi pasita. akira ngo abazimu bashyibise n'ibiki? uyu muntu n'uwaye mukama? simuzi, ariko mfashe icyemezo ko ubukwe butagitashye. ntabwo butaha. ufite iki madamu? umurerwa wanjye, umwana wanjye w'imfura ntiyasanga umuntu uvugwaho ibi bintu rwose. kwaba ari nko gufata umwana wacu tukamuzirikaho urusyo tukaroha mu nyanja. tekereza ariko kwihera umwana ikigeragezo nawe ubwawe utakwihanganira. mukamanzi, ugahubuke cyangwa ngo wumve amabwire y'ibintu bidafite ishingiro. umuntu akoherereje ubutumwa bugufi utamuzi, none utangiye gufata ibyemezo byo gusubika ubukwe bw'umukobwa wawe. buraye buri butahe kubera umuntu utazi koko. none si ubwawe ubwanditse afite iyihe nyungu yo kubeshyara ndashimye uriye pasita? rwose urabizi ko umwana wanjye agize urugo rubi. nababara cyane pe. mukamanzi madamu, ndashimye n'umusore tuzi neza, umaze imyaka irenga 2 asengera mu itorero ryacu. turamuzi kuva ku munsi yavukiyeho bwa 2 kugeza ubu ngubu. ntigeze acogora gukorera Imana, arakijijwe nabihamya neza. ni umusore mwiza imbere n'inyuma, yewe no ku mufuka ntagayitse. ariko urumva ibintu rero koko ubwiza bw'inyuma n'ubwo mu mufuka buhurira he n'agakiza ko cisha amacyadagira no kumva mukamanzi rwose agasohoka avuga ko tutavuga rumwe ku birebana no gushyingira umwana wacu. niko ubu wakubwira ngo ushyingire umukobwa wawe umwe muri twa dusore tw'udukene two mu itorero ryacu, wamumuha? icyo urabizi ko kitajya kinshumuza rwose. ibyo urabizi. nzi neza ko nta Imana itakura umuntu wayo, kandi kuba yikoreye atikorera amaboko. ndabizi neza ko abo wita abakene uyu munsi ejo batabarwa n'Uwiteka. sinigeze rero mvangura abasore barambagije umukobwa wanjye, byose ni wowe. ngewe umusore wese yari gukunda akaza akambwira ko amukunda kandi ko ashaka ko babana, nta kibazo nari kugira rwose. nuko nawe uzi ko bitari gushoboka nyine. kubera iki? ngewe gahimura bizi ko ntatekereza gutyo. yego turakorera ijuru, ariko nta mukozi w'Imana ugomba gukena de. niyo mpamvu abo bakire tubakeneye mu muryango wacu. niyo mpamvu ntari kwishimira gushyingira umukobwa wanjye cakarafu zose zigenda mu mufuka haratobotse. ni ibiki koko Mana ya? ndashimye ni umukire ufite amahoteli muri uyu mujyi no mu ntara zitandukanye z'igihugu. ubu namwe mu mukobwa wanjye nkamuhande. reka miceceke. ariko koko Mana, ubusembere bwira umurerwa. utibeshya mukamanzi, umwana wanjye aranezerewe, ari mu munyenga w'urukundo wijya kumuvangira. none umwana wanjye yagera mu rugo agatangira inzira y'umusaraba, nabigenza ne koko Mwami Yesu? nabigenza ne? pase wanyuzwa n'iki ko ari wowe wakinguriye imiryango y'uru rugo? ndashimye uriya. ndashimye yinjiye muri uru rugo nk'abandi bakirisitu b'itorero ryacu, arusangamo umukobwa mwiza, aramwishimira, undi nawe arabimwemerera, babitugezaho. kuki ubingerekaho? ndabizi neza ko kugira ngo umurerwa amwemere wabigizemo uruhare. ntubihakane rwose. umwana wanjye yashatse kumwangira, aba ari wowe ubijyamo. ariko ibyo ni ibisanzwe n'abandi basore n'abakobwa dufite mu itorero, tubabera abaranga. uko nyine mpamva ko ntari gutuma umukobwa wanjye yirengejwe umusore nka ndashimye. no Mwami Yesu, ndakwinginze ubu bukwe ubere maso, umwana wanjye umube hafi. urabizi yakuze ari umukobwa ukubaha, akakwizera, akagukunda. undindira umwana urugo ruba Imana. ahubwo mukamanzi, iyo SMS y'isibe atagira umwana uyigwaho, uranyumva neza? isibe ntaramenya nyirayo koko. ubu ko numva ngomba kumushakisha nkamusobanuza neza, akambwira ahazi ndashimye, akansobanurira neza ibi yanyandikiye. nta bukwe butaha butagezwe intorezo, yewe abo nabo bashaka kubwica. kimwe nuko nta nduru izigira ubusa ku musozi. ikintu utakwirengagiza ni uko hari abakobwa benshi bifuza ndashimiriye, baba ari abo mu itorero ryacu n'abandi. ibyo rero ntibitangaje ko batwicira ubukwe. reka tubifate gutyo ko ari abashaka kwica ubukwe bitewe n'uko ndashimye yababenze, ariko ubwoba mfite ntaho bugiye pasite. ukuri no kuba kwandikiye SMS afitiye umurerwa wacu ishya, ariko agiye kurongorwa n'umusore mwiza kandi w'umukire. ibindi byihorere, urabizi rwose ubu bukwe twarabusengeye cyane, tuzakomeza tunasengera urugo rw'abana bacu. haleluya. mfashiriza umwana rwose.
ndamuseka semaho baritetesha kuri yari umwana w'imyaka ingahe. umugabo yikumbura uyu mugore we di erega imbere y'amategeko uruhu anagize ibyo gusaba ukamwima yakurega. N'ikimaho ndega hese mu mategeko uri umugore we da kandi kumuraza wenyine birahanira. arabizi neza ko iyo ngenga agomba kugira icyo yivuga hari uko papa wanjye amaze kudusezeranya. Nahebwe kumumagara ambwira ngo baby ndagukumbuye ndashaka kukubona ntabyibagirwe. Mama yambwiye ko atemerewe kumbona mbere y'ejo. Shamubabarira nagende ariko ubundi umure umbwije ukuri uriya musore uramukunda. Mahoro rero mu by'ukuri sinzi ibyo ari byo. Urabizi kuva uriya muhungu yatangira kunyegereza ambwira ko nkunda numvise atanjyamo. Ariko niba haba nk'umuntu wihambira niwe yarahatirije kugeza ubwo atasibaga iwacu ngo yasanze ku kazi mbura uko mbigenza ndamubwira nti ngaho ndakwemereye. Nibwo yatangiye kumbwira ngo tubane nabwo ndabyaga. Byanze papa yinjiye muri iyo gahunda yo kumuvugira ukuntu ari umwana mwiza kandi akijijwe kumwimwangira ntazabona umusore nkawe. Nubwo nyine mba ndabyemeye. Icyo nzi ni uko nateguye ubukwe kandi bugezeho butagisubiye inyuma. Icyo kibazo ndaza rero ngo ndamukunda igisubizo ngira ufitiye. Nimbira ni ukuri ubwo se umure ukaba ugiye utazi niba uwo mugiye kubana umukunda cyangwa utamukunda. Maho Karame urabizi kuva nava kwiga nkinjira mu rusengero nkajya no muri korali hari abasore benshi naganiriye no ndabizi bamwe bakansanga ari ukungisha inama abandi tukabera inshuti zisanzwe. Ariko muri abo harimo nka batatu bereye bambwira ko bankunda. Yewe harimo yakunyezeho ngo muvugire muri abo niwe numvaga nanakunda kuko yari umwana mwiza nawe urabizi. Ndabizi ariko namubwiye papa agiye aramusotora we. Uzi ibyo papa yambwiye? Yarambwiye ngo atambitse ibirenge. Tekereza n'ukuri koko naramurebye mbona ko kuko arabitambitse ishati. Ntabwo ari wabibonye. Papa yashimye nyine ndashimye nene ubu sinari gushaka umuntu papa atishimiye. mbese muri make ugiye kubana n'umuntu kubera ko iwanyu bamushimye isuku umukunda. Akamukunda ariko nabyo birimo. Nese ntiyanyitirije nkageraho nkamwemerera umufata urukundo. Umurero ubwo se urukundo ufite yanjye. Nese urukundo rusobanura ute? Urukundo rero ubundi ntirugira igisobanuro kimwe ku bantu bose. Ariko urukundo rwatuma mva iwacu nkajya kubana n'umuntu ngo tubumwe kandi tubane akaramata ni rwa rundi nzumva mu ndiba y'umutima wanjye. Rwa rundi uzansobanuza ngahita mbona ibisobanuro. Rwa rundi ruzandaza ntasinziriye kubera uwo muntu. Rwa rundi ruzatuma mutekereza ngasesura umeze. Urukundo ni urukundo nyine ukunda umuntu ukumva kurutira ibindi byose. Urumuri kuva umucyo utashye mu mutima wawe. Arewe wamubura kandi ukumva hacuze umwijima. Shawe umuntu akwishinze yazahama iwabo. Ni ukuri niba udatekereza ndashimye ngo wumve ubu se nabisobanura gute? Ngo wumve igitima kiradishye bita mbese. Ariko niba atari wa muntu wumva wahora ukorera ibimushimisha, niba utamubura ngo wumve urahangayitse, niba ushobora kujya kwiryamira mutavuganye ukumva nibyo umukunda. Shamaho Karame ubanza ntazi gukunda ahari. Gusa kuva kera na mama ajyaga ambwira ngo ndagakoko ngo nta marangamutima ngira. Si ibyo di ku birebana n'urukundo buri wese arayagira. Njyewe rero niba ari imyaka namaze nibana mu gihugu cy'amahanga ngomba kwirwanaho ngo nige. Kuko urabyina iwacu banyirizaga amafaranga y'ishuri. Hagabwe ntwaye n'ibiraka isomo rikamfata ntari wabwire ngo bohereza andi. Nkayakorera mvunitse cyane kugira ngo nzakure mu rya somo. Numva narabaye nk'igiti pe. Ibintu by'imiteto ntabyo mfite muri njyewe. Oya si ibyo umure gukunda nawe wakunda. Ahubwo ugiye gushaka utazi urukundo icyo ari cyo. Wabona wihuse mwana ukaba ugiye iwawe atarazi. Babarira maho ndashimye niwe wanjye kandi arankunda azanyigisha gukunda. Niwe wanjye kuko papa yarabisengera arabizi neza. Cyakora niba ataramareshya mugena aragukunda pe. Yarahinze bigaragarira buri wese ku rusengero. Ubonye nawe ninde mukobwa wakiriye impano ku cyumweru ni umurerwa. Ninde wasanze aho yicara harambitse ururabo rwiza ni umurerwa. Narazakiriye. Ninde wategura surprise ya anniversaire ni umurerwa. Ariko mwana we Mvuga ngiye gusesa kandi yarahinze kugera iwacu mu rugo. Niwe muntu wakoreye papa surprise ya anniversaire bwa mbere. Ayikorera papa na mama ku munsi bashyingiweho bababyaye tutabitekereje. Yego nyine. Winyibutsa amarira yarize umunsi aguterera ivu ukabyemera. Umusore yararize ngira ubwoba
ubwoba pe mbega ubwoba yari afite ngo yari afite ubwoba ngo ngiye kuvuga oya da kuko nari maze iminsi muguye ko ibintu byo gutera amavi ntabikunda umva yaraguhobeye nanirwa kukurekura turareba turumirwa ararira amarira atemba mu mugongo wawe twese twifata impungenge mbega umusore tuzi rero ubwo ndazanyigisha gukunda kandi maho urabizi ko naravuze ko umusore data azishimira uwo nzamuha ubuzima bwanjye ko papa wanjye biragoye kugira ngo yemere ko umuntu akijijwe papa wawe se ashaka ko ari umuntu agakiza kakaba kamenywa n'uwiteka imana ariko shamaho umuntu na mama yemeye n'ukuntu atajya yemera urumva narenzaho iki uzi ko mama ajyaga ambwira ngo umusore uzagukunda nubwo azaba adakize akaba abasha gukorera make yababeshaho ariko asenga imana by'ukuri ngo nzamwemere twaganira nkumva arapinga n'abantu batangiranye n'itorero umuntu bakijijwe ariko uriya bamubonyemo umwuka w'imana icyo nkwifuriza ni umunezero mu rugo rwawe inshuti yanjye amen ndashimye wawe azakunezeze nk'uko kuva kera wifuje urugo rwuzuye umunezero n'ukuri ritazakubuza gukorera imana uko ubishaka azagufashe kubaka urugo rutazaheza umuntu bitewe n'uko ari utyo mahoro we ahubwo ubuze uko ndeba ubu ntabwo umuntu uhora mugenzi we uko aremye n'imibereho afite gusa ariko umuntu waza kugana ababaye ukamunegura wenda ngo yambaye nabi ngo ntiyakarabye utanamuganirije ngo umenye impamvu ye karame uyu inshuti yanjye tumaranye igihe kitari gito ndakuzi bihagije pe ndakuzi tujya mu bikorwa by'urukundo wasanga abantu bababaye ukarira ugatanga ibyo wari ufite byose tugataha uguze itike ndabizi rero ko umuntu wakubuza gufasha abababaye bitakugwa neza Imana izaba ifashe muri urugo rwanjye rumfashe gufasha abatifashije bidatewe n'ubunebwe bagize ariko bitewe n'imibereho y'isi yabagoye umva rero ndashimye mubwire kandi urameze nzaza hano mu rugo iwawe ngo utangire umwate ibyayi n'imitobe urabyumva rega jana aho ntugira ngo uzongera kuza gutegeka hano ushaka muso iki nyir'urugo azaba rurimo soze ko rutegeka uhereye he umva icupa ryanjye rijya rihora hariya muri firigo ndeka nkubwire uramenye utazasenyera samuso ndakuzi umugore wanjye siko ntagira icyaka gwiki kusekera seki umwana w'umukobwa azi ko agiye kurongorwa n'umurokore winjiye muri Yesu nawe akamwinjiramo none nazi ko agiye gushaka ndashimye wamize ipasi akivuka akaba ahorana icyaka kandi akivurwa n'uruhiye cyakora samuso imyaka ingahe yashize mvunekera umukobwa byaba ngombwa nka buri pagasi wa pasiteri kugira ngo nzabone umukobwa wabo urabimbwira nkaho mbiyobewe ndashimye gira uti twicara mu kabari tukitereka inzoga aho ukitereka icupa ry'amazi cyakora muri iyi myaka ibiri nanyoye kangahe umenya ari nkawe wikwirirwa uhora kuko ntiwamenya inshuro twakunywesheje ariko hari umunsi nari yifashwe mana yanjye umunsi aguhamagara ngo ari wowe aragutegereje kandi waruhaze se niwe uvuga urukundo rurakabura icyago gusa uzi ko inzoga zahise zishiramo ngatangira nkamubeshya ko nari muri uyu mujyi ndabyibutse wabanje gutitira se mbona kubajije impamvu wagiye utamubwiye urabanza urya indimi ari wowe iyo utangira kumwandikira ikinyoma hano muri telefone yanjye ukimubwira usoma ntikareka kubayeho si umukobwa washakaga se yego nibyo ntiwamukuye amamiliyoni mugasezerana imbere y'amategeko y'igihugu cyacu ukaba buri buke se wamwibyariye agusezeranya nawe imbere y'Imana niwe kabisa kandi naramuvunikiye kumara imyaka ibiri yose ndi uwo ntari we byaramvunya cyane pe naza rero ntuzatinde kumwereka uwo uri we apfa kurugeramo wantu none azaba yarakwemeye uzamwereke ndashimye nyakuri utari uwo ku rusengero shaka jana nawe zamuso wakoshya nyakazi iheze kandi muribuka nkimubona nkakubwira ngo uriya mukobwa azaba umugore wanjye ukamakanya oya mu bantu banyemeje ko bashobora gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo bagere ku cyo bashaka urimo ndashi rwose nabitangiye mubyitemekera urumva muto yanazabigeraho ndabyibuka njya gusenga bwa mbere ndahaza muranseka mumwenene munywa inzoga nywa ji njyayo ubwa kabiri ukwezi kurashira abiri atatu arashira none imyaka ndayihiritse umukobwa ndamwegukanye w'abandi ndashimye umva ingofero twarayikuye ikigare cyacu cyose twaremeye nagombaga kwemera nyine naraye mpamagaye rwa papa ndarubwira nti nyamara ndashimye agiye kurongora umukobwa wa pasiteri urampakanye
nagume mu ngo ntibishoboka uriya mwana mwiza w'umuhanga kandi witonda ntiyabona na ndashimye. arawa shaka umva reka kubwira Amaso nashaka yemerero kuko umukobwa naramufunikiye kandi ejo azara ari wanjye mu gituza cyanjye niho azatura urumva kandi nubwo nabitangiye ari imikino uriya mwana ndamukunda kuko gukundwa arabikwiye nubwo hari icyo tutazumvikanaho Amaso tekereza nagera iwanjye nkamumurikira hoteli data yasigiye agatangira kuvuga ngo nta nzoga muri hoteli zo kwa Ndashimye nose ntuzabyemera urumva bizashoboka se tekereza nambuza gusohokana namwe muri weekend ubwo urumva ari zarimo ahubwo se nkubaze Ndashimye mu by'ukuri mbwiza ukuri uzabimwemerera uzabigenza ute? byamugora cyane mbigusubiriremo byamugora Mwese mugenda mwembi se ikiganiro tuje tuganira kirarangiye. Mama turananiwe rwose reka tujye kwiruhukira. Watwirije mu bukwe nkaho ari twebwe twarongoye. Ariko mwagombaga kumperekeza uriya mwana w'umukobwa turakorana kandi turi inshuti. ariko natwe twaje Wumvise icyo mpora mfa na mucuti wawe Nuru we? Ebra none dutega amatwi mama wabona tugira inama tukagira icyo twibwira sha Ariko Nuru mama ntumuzi. Apfa kuba avuye mu bukwe gusa. Aradusomera duwa burinde buke. Ngo ndagira ntibura he. Mama rwose ndambiwe inkero zawe. Utubwira ngo abasore bo kwa muzehe runaka barashatse. Ndabeshya se. Ngo ziko ngo mama Nadia ngo afite umwuzukuru. Tumvira wala. None se kukubwira ibyo bigutwaye iki mwana wa? Urakutabino sinakubwira amakuru yo muri quartier. Ebra ariko wa mugani koko ntumva kutubwira amakuru y'abaturanyi ntacyo bitwaye none ze mubi atatubwira ko Nadia bamutwaye sinari kuzajya wabo ngiye kumusura ntabizi ko namwemeraga Mbere yo kuvuga ngo ntacyo bitwaye rero banze ushishoze neza. Umbwira icyo mama bashatse kuvuga n'urwe. abashaka kuvuga ikira Reke kubivanga rwose n'urwenya rwawe. Niko Ibrahim mwana wanjye. Ubu ndasubira bwana cyangwa ndasaza. Wabyumvise? Wabyumvise ibyo mba nkubwira? Nta kindi mama bashaka kutumenyesha. Nuko tubwira ngo turashaje ngo ntiturarongora ingwa akeneye abakazana. ese burya niba ari ibyo rero kandi nigendeye musigare mu biganira Garukiraho nu. Garuka mwembi mumbwire niba mwarageze mu mahanga bakabashakira umuti utuma mutazaba abagabo. Kuko we na Ibrahim murangana nta urutundi. Kandi kimbabaza nuko muri inshuti zitabasha kugirana inama nzima. Mama waradututse n'ukuri. Sibatutse. Ubu na Nuru nta n'umwe wagira undi nama nzima. Simwageze kuki. Mama ubu turi na tutagamije gufungura iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga twacuruzaga hanze. nicyo kituzanye rwose mama Kugira ngo twegere umubyeyi wacu ari wowe. tube hafi None ngo twembi ntawe ugira undi nama. mama si ukuvuga ko njye na mugenzi wanjye tuyoboye ko turi bakuru Turabizi. yewe turanabibona ko rwose urungano rwacu benshi bashatse banabyaye None se harabura iki? ariko nyine si ukuvuga ko tutagirana inama mu bindi cyangwa se ngo niyo ngingo tuyiganireho Ibrahim mwana wanjye ndabibona kuri akaye ngo ndagututse ariko singututse. Gerageza kumva mwana wanjye. So yakunsigiye uri umwe nanga kugushakana ngo ntakubabaza. Urumva narabyaye abandi bana nyuma yawe. Nuru nawe uri umwana wanjye. Ntuzana muri uru rugo nashakaga kugufasha ngo uzabe umugabo. Ubera Ibrahim uyu muvandimwe. Kandi ndabigukundira ko wabikoze. Waramubaye rwose unamubera inshuti murahuza sinigeze mbona mwashwanya n'umunsi n'umwe. mwarakoze cyane mama Rero nk'umubyeyi uko ntashye ubukwe nkabona ibyishimo abandi babyeyi bashyingiye bafite niko nkumbura umunsi nzababona mwembi mwashyingiwe. Uwanjye ntaravuka rero. Uranyumvira icyo mfa nawe? Ubu mu bakobwa bose bavutse abo mungana buruta n'abakuruta ubishatse ntiwabonamo kubera umugore koko n'abakobwa beza bahari. yewe cyakora harakabije kuvuga ngo ntaravuka Mwumva se? erega mama akazi dukora nako ntikoroshye umenya hari ariko kabaye abagore bacu pe Ni ubusambo bwanyu bubatera kwikubira akazi mwenyine. Kandi mushatse abagore babafasha kugakora n'Imana ikabaha umugisha. Mama tuza rwose mubyeyi mwiza. Biri hafi se? Saba kazamushaka? Ngenda muguhaye rwose bya Nuru byo simbizi.
Nsigira mpango nyamo. ariko mani bro wagiye ubaseri namumuhaye sari he nyine agenda ashaka umukobwa mwiza mu bo bakorana ntunzanire hano nyine waraba ari umukazana we wala Ibrahim urumva ukina kandi njye nta mikino mfite. ahubwo se mubaze mama ubundi koko ukunda umuhungu wawe Ibrahim ntumbaza niba ngukunda mwana wa. ndabikubaza Kuko urashidikanya se. kuko iyo nkunda ntwari kujya uhora umuhamagara nyine umbwira ngo sindongora ngo ndashaje nyamara ukorana n'abakobwa beza udashobora kundangiramo umwe amaye azi ko umutipe ari seriye we none se kuko wakunze umukobwa w'abandi umubonye mu gatimba Ibrahim mama rwose nakugaye Ungaya kubera iki? kubona ujyana mu bukwe bw'umwana mwiza mukorana utaramundangiye Wese nta maso ugira. mbega umukobwa nabonye nkabona ari we nari gukunda Ubonye kubera ko abandi bamutwaye. nako werekeje gutanga impano nkamukora mu biganza umutima wanjye wanyeganyije neza neza unyumvira Ubwo rero ubonye urwitwazo ngo sinkurambagiriza. none Nanze kubikora utampaye uburenganzira. Ngaho bumurebe. Ikigo nkorera ko gitanga abagenera barahari hose. bra n'umuzi mama araje akubwire ngo yari gukunda bamutwaye erega nuraranze neza uzamwihore rwose ubona ari gukunda baramujyanye Yewe mbega abana ngo baranshyiraho amananiza we. Gusa ibyo tuvuganye mu byandike ku nkingi z'imitima yanyu. Sinshaka ko uyu mwaka ushira mutaje kunyereka bakazana. nizere ko atari cyo gukanguye shiri Urarengana ni telefone yawe yakanguye. mbabarira bebe n'ibibazo by'abakozi baba badasobanukiwe ibyo bakora rwose bakazinduka bamamagara bashaka kumviriza ukwezi kwabo gipe nta kibazo ariko niba hari ibibazo mu kazi twataha. gushya narakoze bihagije bajye bamenya ubwenge nihavuka ikibazo bamenye kugikemura ntahari ubu ndi kumwe nawe nk'umugore wanjye bandikirira umunezero sheri waranyemeye ko tuyugane tukarushaho kumenyana ubu niko dufite umwanya uhagije nta muntu n'umwe rwose utuvangira Umwanya nari naguhaye wahise usinzira none nisubiyeho. oya sha bibi nyemerera tuganire n'ukuri umbwire neza umurerwa uwo ari we ibyo yifuza ko umugabo azashaka kugira ngo nzajye nyine mbimukorera Icyo kibazo warakimbajije mbere yo kukwemerera ko tubana kandi n'ubwo narakigushubije. Njyewe nk'abandi bakobwa bose nifuzaga umugabo uzankunda akantetesha akankundira abanjye agakunda gusenga kandi akampa umwanya wo gukorera Imana. wow umva se ngira ngo ntacyo ndengeje ku byo nakubwiye icyo gihe. yewe ubisubiyemo rwose neza nari nzi ko hari ikindi wongeraho wese gutambaza umugore nifuzaga Ndakubaza igisego ko ndashima ko wagize umwanya wo kumwigaho mbere yo kumuhitamo. Ndatekereza ko wari wabanje gushishoza ko ibyo ukeneye byose mbyujuje. urabyujuje bebe uri umukobwa mwiza nifuje kuva nkigimbuka ku isura ku mutima mu bwitonzi bwinshi mu bwenge n'umutuzo uri umurerwa iwanjye barakundereye bakorera neza rwose Ikindi buriya amahitamo yanjye sinigeze nyaha agaciro cyane kuko nkunda ababyeyi banjye cyane. Numvaga umuntu uzaza iwacu bakamwemera azaba ari uwo. We batazemera nubwo nari kuba mukunda nari kwihangana nkamureka. noneho nagize amahirwe yo kwemerwa n'ababyeyi bawe Cyane rwose. Wowe wahinze cyane urahazi ko ari kwa papa. pasiteri ko atari yoroshye kumukuraho umukobwa we rata uzi ko nabaga ndi ku kazi ntajya kumva nkumva telefone irasona bati hano hari umuntu ugushaka gasanga niwe Usanga ni papa. akaza mu biro byanjye ngatekereza ko hari ikintu ari bumbwire kidasanzwe ngaheba neza neza ngavuga niba umusaza yaraje kureba ko ntari mu mafuti tu Uko niko ameze. Nanjye ikora ahantu hadapfa kwinjirwa njya kumva nkumva arampamagaye ngo aje kuhandeba. umubyeyi mwiza ukunda abana be disi none se bebe Karara. zakomeze kukwitaho ryo cyangwa
ubundi uretse kukubaha ibyo bya za bebe sheri n'ibindi simbikunda usabye nyitemurirwa n'iryo zina ryanjye wayasha zipasi sibyo se nibi nibyo naho se ubundi uzanyita bebe nitubyara umwana umwitende none se ubwitiranwe ko mwembi naba mbaruta n'ubundi hari ikibazo ikindi rero nakubwiye kenshi ko ngukunda nzagukunda iteka ariko wowe ni gake weruye ngo uvuge ngo ndashimye ndagukunda keretse ahari tubisoma mu masezerano ibyo nkunze ko ubundi mu masezerano hariya twari imbere y'abantu n'Imana urumva atari hakomeye kuruta kubikubwira twiciye mu modoka cyangwa turi twenyine umure karame njye nagukunze nkikubona rwose kandi umunsi nakubonyeho wowe ntuwuzi ntuwuhe ntiwibutse sinyibutsa nuko njye ntabyo hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 nibwo iyi hoteli yari imaze iminsi yuzuye mvuye gushaka ibikoresho byayo kuko nigiriye ku ruganda nyine njyanye ibipimo byose bampa ibikoresho byo mu byumba byo muri bare n'ibyo mu gikoni mbese byari bikenewe byose ndibuka ko iyo tariki yo nazanye na papa avuye muri graduation yanjye aho nigaga bivuze ko bambonye ku kibuga cy'indege rero wabimenye rwose nawe wari ushagawe n'abantu benshi mwishimye cyane useka uri mwiza we ndakwitegereza mbwira abasore babiri b'inshuti zanjye bari baje kunyakira Samusoni uramuzi undi w'abahanzi uriya mukobwa ndamukunze ntibishoboka urazi kuba icyo gihe cyose ese wari usanzwe ukijijwe mvaneka amatwi mubwire uwemenya ko nagukunze ubwo kandi gakora uko nshoboye ngo uzambere umugore icyo cyonyine yego rwose ni ukuri ndabikora neza yizera ahantu heza nk'uko wabyifuje ntugire ikibazo oya se kandi kukonera ntabwo nabikora sawa ntumbwire ko ari ndashimira amagarije nini wishinyagura harashira akanya nkibuka ubukwe bwa ndashimye Samusoni none umuswa ndanamuhamagara nkumva arayivugiraho Jani ubu ninjye turi kumwe tekereza njye jyenyine wowe ntuzi urukundo Samusoni ngo sinzi iki Jani ntuzi urukundo ni ukuri byatangiye mbyita imikino none umutima wanjye urababaye ndashimye aza kunsizira ambwira ko yabonye umukobwa bazabana numvise ambeshya Samusoni tipe yarakomeje rero nanjye yabitangiye mbona ari imikino uretse ko ntawamurenganya uriya mukobwa umusore wese yamugwaho ako si buriya turusha iki mvugisha ukuri nturakara Jani kuvugisha yavukiye mu muryango mwiza umuha uburere n'uburezi bikwiriye umugore umusore wese yakwifuza kandi ni mwiza pe ubu tuvuge ko mukimubona mwahise mubana ndi mubi rero ndakubonye uri nk'umushuti wawe Samusoni ndanigendeye yagaruka Jani garuka shusho garuka rwose none se kurakaye ariko utekereza gutinyuka ukandatira undi mukobwa undambitse urutwe ku bibero mubwiye ukuri washakaga ariko washakaga kumenya icyo ndashimye yakurikiye kuri uriya mukobwa ndakikubwira icyo nzi cyo nuko ntazareka ndashimye Samusoni ndabizi arankunda wenda uzamubera inshoreke ariko kumubera umugore by'ubu ntibigishobotse rwose icyo nicyo kintu cy'ahandi ahubwo mera akazi yakwemerera ubundi urya ifaranga witurira ndumva ntashaka gusezera ko nakoraga ngo njye gukora kwa ndashimye njye mubona mu gitondo azanye n'umugore we mbere yo kuva mu modoka abanza musome ndeba umva Samusoni umenya nahitamo amuzana amujyana he sinumvise se ngo yaminuje ngo mu bintu by'ikoranabuhanga n'icungamutungo umwana yarize kandi ngo yiga ari umuhanga ashaka ni akazi ke yaragiye ajya mu mahanga akajya yiga ibintu bibiri bibangikanye ngira igikoranabuhanga ngira igicungamutungo sinzi n'ibindi ngo arimo yiga ubu ngubu none ubwo azakomeza kubikorera abandi aho kuza kubikora mu mari y'umugabo we akora ahantu heza kandi hakomeye nabo ntibamurekura kandi nzi ko nawe atahigura pe erega hari akazi umuntu akora kamuhemba neza kamuha n'ibindi akenera mu buzima nko kwivuza kongera kwiga bibaye ngombwa mbese ku buryo atakareka ahubwo yakagumaho kakunganira k'umugabo we wikorera ubu nemera akazi koko kemereza kure kuko dufatanya ndashimye tukamukosora ni wowe umbwira utyo kandi ari inshuti yawe Samusoni ntiyakubabaje se kandi ngukunda ngo ngushyize Samusoni ndagukunda Jani nuko mushuti wanjye yankanze kubikubwira ariko ubundi ninjye wagukunze mbere none Samusoni unkunda ute koko kandi uzi neza ko nkunda undi kandi nubwo yashatse urabizi neza ko niteguye kumureka
urukundo rwanjye ruzagufasha kumureka. Ariko ntuzamureka gusa, ugomba kumusigira isomo abasore bose babaza abakobwa bazamwigiraho, kuko ari we waraguhemukira kandi n'uwo yashatse aramuhemukira. Kuko umwanya mwaraye muvuganye kuri telefone wanyeretse ko ndashimye atazamisa kamwe ngo bishoboke. ariko sinkumva neza Samusoni, ni wowe uvuga utyo cyangwa uzi ko ari inshuti yawe uri kuvuga gutyo? ariko wowe kuki ibyo nawe utabibonye pasiteri? Kamazi, jya wizera Imana ureke gukekakeka ibyo udafitiye gihamya. Ubu haje yifungirana ahantu urarira, tugushakira ahantu hose turakubura. Abana barinda bataha batagusezeye kubera utuntu tw'amafuti gusa. Jyewe nabibonye neza, umwana wanjye ntiyishimye. Umuntu utishimye atera ikorasi yo guhimbaza akayibyina kuri Yesu. Nyuma yo kuyibyina byagenze biti, ntiyampobeye akarira cyane. Hanyuma si we ko ariko amera. Na mbere hose yigeze asohoka mu rusengero atarize. Umwana wanjye ndamuzi, yamaze gusabana n'Imana neza. Ibyishimo by'Umwuka Wera biramurenga kare. Haleluya. Narabikubwiye, umwana wanjye nagira urugo rubi, jyewe nawe ntituzumvikana, kuko uzaba warabigizemo uruhare rwose. Ubaze Mukamanzi, imodoka yajemo wayibonye cyangwa ntiwayibonye? Iby'isi bitarimo umunezero ntacyo bimaze, ibyo narabikubwiye. Rwose umugore wanjye, jya ukizwa ushyiremo n'ubwenge. Ubu ugiye kuba nka ba bandi n'ubutunzi tutaboneye mu isi ngo tuzabubonera mu ijuru. Irihe ngizo nyigisho sinshobora kuzigisha abantu banjye. No, nyamara mbona umaze kuyoba wa mugabo we. Ni ukuri iby'isi bimaze kuguhuma amaso. Muri iyi si turi mu rugendo, turimo dukorera Imana. Nta mukozi w'Imana ugomba gukena, narabikubwiye. Ni nayo nyigisho ngomba guha abakirisitu banjye. Mbese umukirisitu ukeneye azasohoke mu itorero uyoboye? Harya wize iki? Si birebana n'ubukungu n'imari? Azakwegere umugire inama ave muri ubwo bunyagwa bw'ubukene. Ngewe inyigisho nk'izo z'ubuyobe sinshaka kuzigisha abantu. Uzaza kungisha inama nzayimugira mu bundi buryo, ariko gushyira iby'isi imbere bikaba ari byo bigenga abantu, sinshaka ko ari byo abakristo bacu bakiri imbere rwose. Umva wa mugore we, haguruka ujye gukaraba mu maso, wongere wisige usa neza, uzuyobora iteraniro. Ntabwo rwose nyobora, namaze gushaka undi uriyobora. Ninde wabwiye kuriyobora madamu? Uyoye ko dufitemo abashyitsi bakomeye koko? Nabwiye umwe mu badiyakoni ngo arinyoborere, rwose simeze neza. Niko kuki uratinyutse uyoboje iteraniro rikomeye, umuntu udafite amavuta? Ko yadusebye wa mugore we, bite byawe? Ubu none ugiye kuvuga ko dufite abadiyakoni badafite amavuta y'Umwuka Wera pasiteri? Hari ukugira amavuta, hari no kugaragara neza imbere y'abantu, kandi warize usobanutse, ushobora kuvuga indimi abantu bakemera. Ni ukuri mugabo wanjye, uzafata amasengesho usengera umwuka w'ubwibone usigaye akugendamo. Ninde utagaragara neza mu badiyakoni bacu? Nawe urabizi ko iyo hari abashyitsi hari abagomba kubakira, kandi ukareba ba bandi beza, basa neza, bateye neza, bavuga neza, baseka neza, bambara bagacya. Haleluya. Kizwa rwose, kizwa ugere ku musaraba. Abantu bose ni kimwe imbere y'Imana. No. Siwazengare mama. Ibyo ni ibiki bihari? Niko ubu nta soni mufite koko? Iki? Abantu b'abasore b'imyaka ya za 30 murakifata nk'uduhungu turi mu rugendo koko? Mama ni cyayi burashaje rwose. Ubundi njye sinkunda no kubyina rega. Ariko none wajya uvugisha ukuri. Mama, uku niko tuba rero iriya dukorera. Iyo hari icyadushimishije dushyiramo indirimbo z'ini iwacu muri Afurika nyine tukibyinira. Kubitira akazi kiza. Ni iki cyabashimishije se? Nyine ibyacu ni byiza gusa. Bimeze bite? Twamaze kubona umushoramari wo mu gihugu twakoreragamo uzaza gufatanya natwe. Kandi twabonye ahantu heza ho gukorera mama. Iduka rinini cyane riri mu mujyi rwagati. Ese guhera mu cyumweru gitaha iduka ryacu yaba riri hano iwacu neza. Ntabwo bisabye. Tuzajya tugiye ngiyo rero tugiye kuruhuka cyangwa gutembera. Kuko n'ibikoresho byose ubu tuzafatanya nazajya byohereza bikuye ku ruganda, tutarinze kwirirwa turira indege tujyayo. Bidusange hano rwose mu gihugu cyacu. Ubu ibyo nibyo byatumye mubise n'inzu murayiterura cyane rwose dushyiramo yarashimishije mama. Ariko uzi ko hashize amezi atari make twiruka kuri iyo dosiye. Yaratuvunnye. Naringize ngo nibera umwe muri mwe ya... Stop mama. Rwose ibyo ugiye kuvuga urabizi neza ko bitajya binshimisha. Niba bitagushimisha reka nibwirire Nuru we. Karame mama. Ubu koko oya tubirimo mama.
rwose ntugire ikibazo. bigeze hisi. Reka tubanze dushyire ibirebana n'akazi ku murongo, ibindi n'ibyo ngibyo gusa uri bubiki w'intera icyarashaje kuko w'intera icyara rwose ujya uvugisha ukuri. Ibrahim mwana wanjye, menya hari ugira ngo nyoko arasubira bwana. Uko iminsi ishira niko nsaza, kandi ni nako indwara zitandukanye zibyigana zishaka kungirira nabi. Wahumura ntacyo uzaba mama. Niba ushaka ko nzagenda ntabonye uwo mugore wawe cyangwa umwana wawe rero ni akazi kawe. Ariko aretse kundera ubwoba mama. Usa ndwaragurika. Uracyari muto yewe ngenda bizi neza ndanabibona rwose. Arashaye branche nigiriye ubwoba. Wamwiki. Mama wacu ntiyambyaye, ariko yarandeza ndera nkuye mu buzima bubi ntazibagirwa. Noneho reka nkubwire Bura, nimera tumukorere ibyo yifuza nawe yishimye. Nuru wanjye nkunda kunyumva. Mama, nk'ubu umuntu agendeye ku gitutu cyawe akazana umugore uzamutesha umutwe byagushimisha? Ntazi ushishoza uhitemo. Nk'uru wo mushyigikiye uburongo wihubutse ukarongora nyiravubi, cyangwa umugore udakunda umwe mutazahuza na gato, wa undi nyine uzagutesha umutwe kugera n'ubwo uzajya ujya ku kazi wambaye isogisi rimwe, si we waba wiyahuye? Baba ndongoye nka ntuza we. Bibasaba gushishoza mwitonze. Bana ba, simbifuriza kubaka ingo zizabatesha umutwe, urumva? Ariko biratangaje kubona abasore bangana namwe ntarabona muzana abakobwa hano kubasura. Ambo, mama reka noneho tuganire dutuje. Ngaho mumbwire mbateze amatwi. Zagira ngo hari wenda n'intama zaradukandagiye. Abarwana barumva ibigambo ubwira mama. Ese kuriseka. Mbateze amatwi bana banjye. Wasanga mbotse igitutu kandi mufite ikibazo ntabizi. Oya nta kibazo dufite mama. Nta ibyo buvuga koko. Oya nukuri turi abasore bazima mu bwenge no mu. Turi bazima rwose. Kuba tutarazanye abakobwa muri uru rugo, uyu munsi tuzana Fisa, ejo tuzana Mina, ejo bundi tuzana Nita, ejo bundi Rore na Liliane na Liliose, ni icyemezo twifatiye twebwe ubwacu ko turi babiri. Yego. Mwembi mwafashe icyemezo cyo kutazashaka rero. Oya, nuko tutazashaka mama. None se muri mu biki? Nuko twanze gukinisha amarangamutima y'abana b'abandi Cyane. Hari ukuntu uganira n'umukobwa ukamwimenyereza agatangira kugukunda atekereza ko mufiteho gahunda Cyane kandi ntayo ufite. Bene uwo nguwo rero iyo winjiye mu buzima bwe ukamwinjiza mu bwawe uzi neza ko udafite gahunda uramukomeretsa. Ari usanga nyine bavuga ngo abasore turabahina. Icyo rero twarakirinze. Twiyemeza kubanza gukora. Njyewe n'uru umukobwa nzakingurira amarembo y'ubuzima bwanjye. Azaba ari uwo mama, nta mwana w'abandi nshaka kubabaza. Nanjye nuko rwose. Duhugutse dufite umwanya nyine wo kurambagiza, tuzitegereza ubundi ujye kubona nyine ubone turakubwiye ngo mama dufite abashyitsi inshallah. Ubu ntimundeba ku bwonko mw'abana mwe. Muya niko kuri mama. Urabizi ko wenda nubwo Ibra yakubeshya, njyewe n'uru sinshobora kukubeshya rwose urabizi. Uretse wumve kukize njyewe namubeshya. Yego uzigere. Ese mumbwiye byizeye ko mubimbwiye bana ba rwose. Ariko niba ari ugukora mwarakoze mutangire mushake. Shyiramo urufunguzo maho. Twifungirane we, ubwo se umugabo we nashaka kuza mu cyuma. Kuri ibyo nkubwiye yewe. Reka mbikore. Ibyo ni ibicyumure. Fata ingwese maho. Fata sha. Mbashaka umuntu umuhobera cyane. Ni iki cyakubaye? Wowe nkomeza gusa. Mwana we, numva nanjye ngiye kurira umure. Ubaye iki inshuti yanjye? Mbaye karame. Nari ngukumbuye. Numvaga nkeneye inshuti yanjye hafi yanjye. Nanjye nsigaye ngukumbura kandi nanga guhoza akarenge muri uru rugo. Nabonye hari ukuntu uriya mugabo atabireba neza. Nuko azi ibifuti bye. Aba yanga ko hari ubimenya. None se bite we? Telefone yawe iriye. Ko rero naguhamagaye reka da. Kiriya gicucu cyahitaye mu mazi.
nk'urumuri waretse kurira ukambwira mbega urushaka amahoro we mbabarire kukuririra gutya kandi ukiri umukobwa ndabizi nshobora kuguca intege nimbyumva ni iki ndashimira gukoreye umuriro maho karame amezi 6 yose ashize narihanganye sinagira umuntu n'umwe mbwira ikibazo cyanjye ariko ndashimye nabonye ko atari wo twari tuzi tukiri mu kwezi kwa buki ayiwe umure ntumbwire we niki tumaze iminsi nk'itatu twavuyeho twari twaratembereye bwinshi arambwira ngo afite inama online n'abakozi be kandi ntashaka ko nsakuriza ngo agiye muri biro manager wa hoteli yego sha wambwiye ihangane umbwire pe maho umugabo aragenda ndategereza we tugeze aho ndiryamira ariko urumva ko ntasinziriye kuko nari ntegereje umuntu akakomaga kose narikangaga nkanareba ku isaha nka 9 butangiye gucya numva umuntu arakomanza maho karame narakinguye wa muntu wagiye mu nama yinjira atemagara yasinze ururimi rutava mu kanwa ndumirwa neza kuvuga birananira mba nk'igiti oya ntibishoboka pe ndashimye munsi nabaye nkugagaye sinamuvugisha umucaho yari yicaye hasi njya mu buriri ndiyoroza ndimiramiza neza ntabuze n'ijambo na rimwe umenye ibyo mbwira ari inzozi warose ariko kuri ko ibyambayeho shamaho nashatse kubyuka ngo nzinga ibyanjye mutaho ngende nshaka guhamagara mama ngo mubwire ishyano ngushije umutima urambuza ntekereza ko ndahita nk'ukumbwira ngo ni inzozi narose nkikoraho nkumva ndi maso birandenga neza ujye utahamagaye marene wawe se muri uko kubunza imitima numvise ijwi rimbwira ngo ntuse afata icyemezo cyo kutabwira uwo ari we wese ikibazo cyanjye none se ubwo inzoga zimushizemo yakubwiye ngo iki umuswa yapfukamye imbere yanjye asaba imbabazi aranarira arambwira ngo yatambutse kuri bare ya hoteli ahabona abasore b'inshuti ze ngo baherukanaga kera kucya kunywa yasabye n'amazi ngo ntazi ko bamuvangiye ngo kuko batari bazi ko yakijijwe mbega ikinyoma utabeshya nk'umwana ngo acyemere ku buryo se bavanga inzoga n'amazi agakomeza kunywa atumva ko icyanga cyahindutse iyo nibura bikora ubwo gusa kuva uwo munsi ndashimye ntarataha na rimwe atanyoye ubwo yari mfashe icyemezo cyo kubigusukaho ngo nduhuke kuko noneho yadukanye kugenda akarariyo umuntu mutarayimanana n'umwaka atangiye kurara mu gasozi nukuri twembi twavuye hano kuwa 5 mu gitondo tugiye ku kazi nimugoroba mbere yo gutanda muhamagara ntiyanyitaba anyohereza SMS ngo ndi mu nama ndaza ngeze hano mfasha abakozi imirimo ya nimugoroba nk'uko bisanzwe ndamutegereza na saa 4 zirageze umutima ntekereza ko inama yabaye ndende njye mu cyumba cy'amasengesho ndisengera ngeze nka saa 6 ndongera ndamuhamagara numva telefone ntiriho kugira ngo kakoba nibwira ko yaba yahuye n'impanuka sinzi uko agatotsi kantwaye shiduka bwakeye nirukira mu cyumba kureba ko umugabo yaje shamaho usanga ntahari yageze hano nka saa 5 z'amanywa ariko abantu murakomera pe ibyo urabiceceka ntiwagira uwo uhamagara ngo bimubwire wagira uteze shamaho ni wowe wenyine mbibwiye none se yakubwiye ko yaraye muri iyo nama yakubwiye ko yaraye inzoga yari yanyoye se yari kumbwira ko yazinyoye mu nama maho ko yanushije kurakara ahubwo nafata telefone agahita yishikuza akajya muri dushe akayivomeramo amazi nk'uvomera mu ijerekani umure ibyo bintu bibwire mama wawe sinshaka kwibabariza mama buriya natiye umukozi telefone ndaguhamagara numva ko umuntu ukwiye kumenya ibyanjye akansengera ari wowe mbega ukuntu umuntu ari mugari ndashimye tuzi ari mu itorero ari umusore ukijijwe wemerwa n'abantu bose kumva imbere muri we hakuba umuriro w'ibisindisha ese nzabyihanganira kugeza ryari we wakinguye idirishya basi wakureba cyangwa nzi kukureba muri biro yawe narakubujije Jani hano mu kazi rwose nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko njye nawe hari icyo duhuriyeho sheri ndagukumbuye bimwe byenda kunyica umaze iminsi utaza gukorera hano nawe urabizi ugomba kumenya ko n'ubwo ahangaha ari ku cyiciro gikuru mfite n'ahandi ngomba gukorera ariko sibyo ikindi narakurakariye Jani wankoresheje amakosa ku buryo nasabye imbabazi ngenza amavi n'ubu ngubu nkaba ntarazihabwa we kungana iki cyenda sha waranshutse utuma ndare wawe none umugore yarandakariye ubu ngubu ndaza hanze buri munsi wikishe
sheri uriya mugore waje mu rwawe rwuzuye nuko uraza hanze y'inzu yawe ugeretse wiyubakiye arya neza ukabyemera. ubwo se hanze navuze wumvise hariho wa muswa we. ibyo ngibyo hewe nabyumvise. wakabimenye se. ariko si ibyo bigutesha umutwe mari. umva nakurabaza hanze ujye umuhima wigize hano mu nzu yawe usuke mukunzi. mbese ngaranshoka nanone. reka naguhane ni wowe wamwiteje sha. kwijimye se mukunzi wanjye. wibuke ko nta gahunda mfite yo gusenya urugo rwanjye kubera we Jani. nanjye ariko ntayo mfite yo kugusenyera sheri ni ukugukemurira akabazo ubundi ugasubira kwa mwiza wawe wifunukurije. narafunukuje byo ariko nta banga sinasanze ari biri hanze nk'abandi mwese. none se indi wikendi ni yanjye ko ngukeneye cyane sheri. ariko wa muzima Jani ndaba ntaragira ibya mbere none ngo ngaruke. umugore agomba kumenya ko yagusanze ukuze akamenya ko yagusanze ufite inshuti ugomba gutarama ugasohoka ugashakiye. ese ni umugabo mu rugo cyangwa ni umugore? ni umugore ariko sinshaka kongera kumubaza sha. noneho haba baregewe ni ukuri mugiye kubyinana nawe bugake. ariko Jani ku icyo ushaka nkiza ari amafaranga nkaba narayaguhaye nkaguha n'akazi wandetse koko. amafaranga se wibwira ko akora iki imbere yanjye koko? kuko si twumvikanye ko uzashaka umugore wawe ariko noneho ndumva byanze rwose ninjye wakunze mbere ntagomba gukundwa. ceceka Jani twarakundanye ariko ntibyakunda ko tubana rwose. noneho reka nkubwire basi ibyo wihangane mbere yo gutaha ukiwanjye nkubwire. Jani kuko ngifite amakosa ntarakosora muri iyi minsi ngomba gutaha kare rwose kandi ubyumve wumve ko ntanasoma no ku nzoga kugira ngo abanze acururuke. yego mwana ngiye kuza aho ngaho ngo umuhobere basi. kandi sha warasaze. ndandaye. ubuse disise ririya buri tundi bitewe n'iki? simbizi mama Ibrahim ariko itahinguka mba ntimbage kuri ziriya ngazi bakakura ubumwe. urakoze pe. cyangwa byaratunganye ntiwabimenya we? reka ntabyo. we bihakana kukubana n'umugabo umure umuganga wenyine niwe wakubwira ko ari byo cyangwa atari byo. urakoze kumfasha noneho twatangira akazi. umure karame umeze neza urarya ukanywa? gusa ushatse kumvaza iki mama Ibrahim? ndi umuntu mukuru nditegereza nkareba. mu by'ukuri nanze kwivanga ariko hashize igihe mbona ko utameze neza kandi atari uko urwaye. aho utameze neza ni mu mutima se? uwo mubyeyi wakwigiriye mu kazi kawe ukandeka. imyitwarire yawe yarahindutse. njyewe uri umwana usabana n'abandi hano mu kazi amasaha hasigaye agera ukagenda wirukanka utareba inyuma ku manywa ntujya ujya aho abandi bari ngo tuganire nk'uko byari bisanzwe. kiriya gihe nawe ntarakura reka none ubu ndimo. hano tumaze gushingira abakobwa benshi yaba mbere yawe na nyuma yawe. ibyishimo abandi bagaragaje nyuma yo gushaka ntabyo nakubonanye. mama Ibrahim urashaka iki kibazo byanjye nawe bwiye umuntu umwe wenyine barimo kumfasha kubisengera? nanjye ndasenga mama wambwira rwose nkagufasha gusenga. umugabo narinzi siwe nashatse mama Ibrahim nasanze uwo narinzi atari we. usobanurira neza mwana we umure none tujye mu biro byanjye kuko ibisangiye n'abandi bantu badasanga bimeze bityo. ndamukiye cyane uretse inshuti yanjye mahoro narinzi ko nta wundi nzabwira ibyambayeho nakibimbaho kuko bigikomeza. nanjye ariko ndi inshuti yawe uri umwana nakunze kuva ukibona akazi muri iki kigo. nabishije mpamvu nemeye kukubwira ibyo nahishe mama wambyaye. uguteze amatwi umukobwa mwiza usobanurira neza ubwo umugabo washatse wasanze atari we gute?
nasanze umuntu ashobora kwambara amasura menshi bitewe n'aho ari mama Ibrahim. Ndashimye nari nzi mu itorero akijijwe. Ndashimye abaje iwacu papa akamushima akamwemerera umukobwa we. Siwe nabonye maze gushakana nawe. Mukamubwira ko yakugejeje mu rugo akaba agutesha umutwe. Ndashimye ni umusinzi. Ayiwe. Ni ikirumbo ni ikirara cya kindi gitabwenda ku cyubundi kikarariyo. Ntibishoboka. Ubu ndeba numva nikoreye isi yose ku mutwe wanjye mama Ibrahim. Natinye kubibwira mama kuko umenye yahita yitura hasi umutima ugahagarara. Ndababaye gusa nta kindi. Maze iminsi mbibona ko utameze neza. Ngatekereza ko washatse ugahita usaminika kugwa nabi. None ni ibyo koko. Ibyo sinjya ngo bimanuke. None kubwiye ngo ndasenga isengesho rikazamuka kandi naba nkubeshye kuko Imana nayo yumva nyirakariye. Uje ntakwirakariza. Nibaza impamvu yanterera. Ntabwo gutererana. Yanditse nkayaba bigeze ubwo ndongorwa n'umugabo w'ikirara. Sinari kubyo nahoraga nyisaba ndi umukobwa ko nayubeshye nkayikunda nkayikorera. Ni iki kindegesheje? Nturujya ugenda neza mu muhanda tutazawundenza akitabira duhande ntarongoye. ubwoba nahise njyewe ndiyanze. Ariko we muri iyi minsi ndagukeka amababasha. Oya nizere ko udashaka kuvuga wa mukobwa ukorera muri magazine irebana n'iyacu ariko. None hari ubwo asiba kukuzanira agateremusi karimo amazi y'indimu na tangawizi. Ese ni ibyo. None kareka biriya ni ubukubaganyi bwanjye bwabinteye. nyine urumva ntibajije impamvu ahorana agateremusi ambwira ko anywa indimu na tangawize ngo nibyo bimuryohera. ubwo rero nanjye ndavuga ntiwabimpa. guhera ubwo umukobwa atangira kunyitaho atyo. nta gahunda mufiteho pe. niba nta gahunda rero ugabanye kumuvunisha kuko buriya wabona ahinga azi kubizera. Yampaye ko yaba mbaye nta kuri bra. Mwitegereje iminsi nkanaganira nawe nta n'igiciro nari bwumve mu mutima wanjye. wagura umukobwa utaranyeganyiriza umutima uwo si uwanjye rwose. ubu se sha noneho mama niyongera kutubaza tuzamusubiza iki? ni ikibazo bye ko nabonye uhabwa keya nkavuga ngo ntiyenda wowe ugiye kuba umunkirije. ariko rega buriya mama ntagoye. yagoye wowe ushaka kumusubiza nabi gusa. umubwiye neza ukamwizeza ko tubirimo bigiye gukemuka vuba yatuza agaseka. undi mwaka urihiritse no kandi mwana amafaranga twaranayakoreye turayagwiza. kuyakorera tukayabona rero nibyo bituma nyine guhitamo abo tuzabana bitugora kuko kuri umukobwa wese mbona nta kintu ashakaho kitari amafaranga. ibyo ni nabyo kibazo yibura. kumenya ugukunda by'ukuri biragoye pe. ariko njyewe nzi ko ngiye kubigenza kugira ngo nzabone umukobwa unkunda nyakuri. uzabigenza utashaka ntuzi ko nakwigiraho rwose. reka kubwira ibura ubu nta mukobwa nzongera kubwira ko ririya duka mfitemo imigabane. tuzarigitirira mwarabu dukorana ubundi twebwe tuba abakozi utyo. yego ni ukuvuga ngo umukobwa uzankunda bimeze bityo ntacyo azaba nkurikiyeho. azaba aje ngo tubane dufatanye gushaka ubuzima. hanyuma se ko utazageza igihe cyo kubana nawe ataragusura uzamugezaho mubwire ko ari kwande. akabazo toto kwa mukuru wanjye ari we wowe. uretse wumve narabipa wamusenze twubatse inzu zirimo ebyiri imwe ari iyawe indi ari iyanjye. none se uzayinyitirira gute? cyane rwose. ubwo noneho ngewe nshakisha andi maheri nzakoresha rero. urumva uzamubwira ko ari we wasigiwe n'ababyeyi. yumve rero ko mama yifitemo uruhare. ariko isi yabaye mbi koko. uravuga ubu umuntu agiye kuzajya abanza kubeshya kugira ngo abone urukundo rw'ukuri koko. mwana se ngo ko turi mu minsi ya nyuma hari urukundo rwa benshi rwakonje kugira ngo umukobwa aze dusezerane agamije ko tuzagabana ibyanjye. namubeshya akazasanga azi ko nta kintu nigirira. kandi koko disi ngo bireze umukobwa aramenya ko hari uko umeze akakwikuraho kugeza amusezeranye. mwabana kangahe agatangira kukuzanaho amananiza mu gapasuro. tekereza imvune twagize kugira ngo tugere aho tugeze Ibrahim we. yego sha tekereza amajoro twaraye dukorera abandi muri uriya mujyi w'amahanga akaduhanga.
twabona kamukaru tukararira ko tukararira ko tekereza uko twatangiye gucuruza bitugora duhomba tukongera tukabyuka tukagwa tukongera tukishakisha tugapfundikanya wenyebutse umunsi batwibasha tudafite n'uwo turegera kuko tureba abandi tutazi n'ururimi rwabo tugahera ku nguzanyo mama wacu yari yasabye uriya mubyeyi nawe Imana izamuduhembere rwose. nuko rero nyuma y'ingorane nyinshi twanyuzemo tubashije kwiyubaka maze umukobwa azagira cyantera umubare cyangwa azawugutera ze dusezerana agamije kugabana n'imvune zacu twagize we shaho se shaka inzira itabwira umugenzi cyane yagutubure cyangwa akabinkora da nawe Meteraho mama byore rwose ntabyo nshaka mbese mwana wanjye nutari urabahute ese n'uyu mutoya w'imbuto umurera byose ntabyo nshaka rwose mwana wa nk'ubu aho uyu nguyu atampamagara ari kubwirwa n'iki ko warwaye kuko ntakagutera ubwoba mama kandi rwose marone namubujije n'ibindi narabimubwiye ahubwo mu mutima ho sinakuje wa mukobwa we kuki wabwiye mama ibyo nawe gusabye imbabazi mwana wanjye umurerwa mwana wanjye ndakwinginze mbabarira nakabaye narakubuye bitaragukomerana ntumbwire ko nari mubizi mama ntumbwire ko na papa mwari muzi ko ndashimye adakishijwe kuko ari umusinzi n'ikirumba mukamunshingira mubizi urumva nari kubimenya nkabyemera koko ndashimye si umwe ni babiri rega ari ndashimye twari tuzi mu rusengero umusore ukijijwe ndashimye umurerwa yashatse ucecetse gatomaho mama nabanza asobanura impamvu asaba imbabazi ngo ntiyamburiye umure karame turi ubukwe bwawe bukaba umuntu ntaramenya kugeza ubu yanyandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone yanjye arambwira ngo wa mubyeyi we niba ukunda umukobwa wawe hagarika ubwo bukwe kuko ugiye kumushyingira umusore utazi kuki utamuhamagaye ngo umusobanuze iyo nimero nari ihamagaye nagerageje kuyihamagara inshuro nyinshi rwose ngasanga itariho mpamagara se umwereka ubwo butumwa banyandikiye maze abutesha agaciro yesu we ubwo ntiwari umuburo w'Imana koko se yarambwiye ngo abo ni abashaka kwica ubukwe ngo ndashimye arakijijwe twese turamuzi ngo yakibiri mu itorero ryacu mama wikwirenganya ngo ntiwabimbwiye nibimbwira buri buke ubukwe bubantu byari gushoboka icyambere umuntu wohereje ubutumwa gutyo agahita akuraho telefone ubwe rwose ntiyari afite gihamya y'ibyo avuga agenda abizi neza ko papa atari kwemera ko ubukwe busubikwa rero naramaze gusezerana mu murenge uwo nawe ntiyatuburiye ari uwo gutera ubwoba gusa simbyumva ndashimye koko ko nanjye nkabibona nyuma yo gushaka yatangiye kugabanya kuza mu rusengero nakubaza bitafite imirimo myinshi imirimo myinshi yahise ko yabaga yaraye yasinze ntabashe kubyuka cyangwa ataraye hano naho wakoze mwana wa wakoze kumbwira urugamba umwana wanjye ariho turafatanya ku rusengero mama urugamba natangiye gishaka nkaba maze umwaka wose ntarakubwiye menya ko rwanshegeshe ubu rero ubwo wabimenye ndumva nta gisigaye na papa akwiye kubimenya ubundi ngafata umwanzuro umenye ko tugomba kubanza tukajya kwa muganga bakagusuzuma we ni ukuri ndagukeka amababa nasanga ntwite nasanga ntatwite ibyo ndashimye nkorera bimaze kundenga ngomba gutandukana nawe ariko ko mukamazi wowe ngo kugira utemurira gutandukana nawe mama umugabo w'umusinzi w'ikirara sinamushobora ngomba gusubira iwacu oya rwose ibyo byakwitwa iki mu itorero ryacu mwana we ihangane rwose dusengera umugabo wazahinduka urumva ariko iyo nkuru ntaho yavugwa kumva ngo umwana wa pasiteri Gahima yashenye urugo none se mama ubu ko muhima mu bundi buryo akagenda akabiye akazatahira igihe ashakiye ntazamo no kumukubita noneho ko wumva asigaye amutuka wabona ari uko yatinze no gutwiterega reka twizere ko iba ari ibimenyetso byiza bayatwita umugabo yakwigarura mama mbere ndashimye akoraga ikosa akansaba imbabazi none ibyo akora ni uburenganzira bwe ihangane umurerwa mwana wanjye rwose witukisha itorero ry'Imana asabereye umushumba turasenga kandi n'ukuri bizakemuka rero Samson mfite ikindi kintu nshaka kugerageza uyu mukobwa
urabibona akazi narakamuha niwe ucunga umutungo wanjye kugira ngo mwizere neza rero ugiye kumubeshya ko wabonye akazi hanze hanyuma nyine nugerayo uzamuhamagara umusaba kumusangayo ibyo se birakumarira iki kandi nawe ni ukumubwira ko azagusanga wenyine mu nyibye ndashimye we ntujya wizera ko kandi nyamara wowe wakwizeye akakwiha wese umuhemukira buri munsi utaha wasinze yewe unamuca inyuma ahubwo ceceka turanagarutse sheri ese ko mbona utangiye kureba ku isaha ese ko utagiye kutubwira ngo uratashye uri mukuri Janine kureba ku isaha bibishya byera ahubwo nibutse gahunda y'ingenzi nishe uyu munsi noneho umugore sindi bumukire pe kuki umutinya ariko simutinya yewe asigaye ahubwo numva mbabajwe no kumubabaza Janine ko wababaje Janine wacu yegura rero Janine nta sezerano twigeze tugirana Janine hari indahiro nakurahiriye ko nzagukunda iteka oya navugisha ukuri nyine twarakundanye kuko anyitagaho mu gihe nyine nigaga mfite n'akazi simboneke umbera umwana mwiza utimana ukama n'ibindi nkeneye ariko avugisha ukuri imbere ya Samusoni nigeze ngusezeranya kuzakugira umugore wanjye ako ni akajogo ndashi wirushaho kubabaza undi mwana rwose none se niba mwarasangiraga byose urumva ari kubwirwa n'iki ko bizarangirira nguyu maze gufata icyemezo cyo kurongora niwe muntu wa mbere nabibwiye ngiye naragukunze unkundiraho undi ndihangana sinakureka kuko ngukunda by'ukuri urabizi ko n'ubu iyo uzi nsanga singusubiza inyuma kuko ndagukunda urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere ngahite se kandi data Janine niba narakubabaje mbabarira kandi nushaka umugabo nzagukorera ubukwe bwiza nk'ushyingira umukozi we ubu zaracyamushatsira umugabo wanjye ni wowe sheri rwose nta wundi nzashaka inka ya data njyewe se ndi umugabo w'abagore bangahe umva reka niseke babiri nubwo se icyo utumva ni iki muzi n'ikindi mureke ntashye gahunda yo guherekeza umugore kwa muganga kandi yari yambwiye ko yasabye randevu nyuma y'akazi uretse kugenda hari amakuru ngufitiye ndashimye wawe ntigize icyo wibwira sha ibyo sindabitekereza ariko twarabanye tuba inshuti turi bato kugeza na n'ubu none tugeze igihe cyo kubyara amahari ngo iki ibyo uvuga ni ibiki Samusoni nabonye akazi hanze ngo kugenda bitarenze amezi abiri ngo kujya Samusoni ubwo se wansiga koko bigashoboka urabizi mbona akazi uyu munsi ejo kakarangira ngasigara ntunzwe n'inshuti nk'amwe ibyo mukora ntaho bihuriye n'ibyo nize rwose murabizi ntabwo byumva nishugurukiye rero akazi mu bihugu byo hanze narakabonye ubu ngomba kugenda Mukama ndashaka kumenya niba utuje ku buryo ushobora kunyemerera tukavugana. Ntacyo tuvugana kuko ndabizi ntituri bwumvikane pastor. Ikiruta byose wandika kuko sinshaka gutongana nawe hata abana batatwumva. Mukamanzi ufite iki kibazo udashaka kumbwira ndi umugabo wawe. Uyu mukiye mu cyumba cy'amasengesho ntugikandagira mu cyumba cyacu. Niba mama pasiteri yitwara atyo abakristo bacu bo ntibabimenya bazitwara bate. Nakubwiye ko mfasha amezi 6 yo gusenga. Amezi 6 yose usenga umfungiye amazi n'umuriro. Imana usenga urayizi ubwo ngubwo. Imana senga ndayizi zanyumva intabare. Urumva? Kuki niba hari icyifuzo washyize imbere y'Imana kimbwira dufatanye kugisengera ariko ugarutse mu cyumba cyawe umugore urumva ngiye mbaye wowe kandi narabikubwiye ko umwana wanjye nagira urugo rubi tutazakirana. Icyo uvuga ni ibiki Mukama? Pastor uzi ko umwana wacu twamushingiye umusinzi kabombo umusambanyi kabuhari we ikirara mu tubyiniro gitega indege n'indaya kikajya hanze muri weekend kikazagaruka kuwa mbere mu gitondo. Ibyo bimuvuga we wabibonera gihamya niko Mukama. Ibyo ni ukuri nkubwira umwana wacu yacecekanye muri iki gihe cyose ariko umuntu uvuga uramuzi cyangwa ntabwo ari ndashimye uvuga simbyumva kweki umusore wari ukijijwe imyaka ingahe yose tumuziho ko yera imbuto z'abakijijwe yahinduka ate nguwo wibeshye ugakurwa n'amafaranga Satani mu izina rya Yesu ibyo sinabyemera ndashimye baramubeshyera abo nabashaka gusenya urugo rw'umwana wawe
urumva wabona umugabo yigira muri bizinesi bakamushyira amagambo kubera kudashishoza nawe akabyemera. ariko ndashimye niwe muntu witanze amafaranga menshi twubaka rwa rusengero. ndashimye niwe musore nahamiriza ko yakijijwe akinjiramo neza yakweretse uruhande rumwe rero urundi rw'ubusinzi n'uburara arabiguhisha. nyamara wasanga umukobwa wacu ari udashobotse mukama. uvuze ngo iki pasita? umukobwa twibyariye tukamurera niwe utangiye gushidikanyaho? niwe wabwiye umugabo ngo atangire ubusinzi bakiri mu kwezi kwa buki none ngo narabikubwiye umunsi baza gushima Imana nyuma y'ubukwe bwabo ko umurerwa yampobeye akarira cyane nkabona ko ishyamba atari ryewe. narabikubwiye umunsi tujya kubasura tugasanga batwiteguye umugore akatwakira neza umugabo adahari. ntitwageze mu rugo nkakubwira ko hari ikibazo ukampindura umusazi ngo abahugiye mu bucuruzi. umwana wanjye yarihanganye cyane pastor, umwana wanjye yarihanganye umwaka wose urashira tutamenye ikibazo cye. kuki utakikubwiye kare kose ngo tugisengere? nanze kumbabaza rega nuko bibwira inshuti ye. ejo bundi mucuti wabonye bikabije aba ari bubimbwira. none ndabikumenyesheje kuko ubu rwose yafashe icyemezo cyo gutandukana na Ndashimye. ngo iki toka satani ubu ntarameze neza ngo amaze iminsi yumva arwaye umwana wanjye. muri uko kurwara kwe ngo arakeka ko ashobora kuba atwite, ariko ngo yaba atwite yaba adatwite ngo agomba gutandukana na Ndashimye. hamagara umukobwa wawe none ahangaha umubwire ngo icyo Imana yafatanyije iba yagifatanyije nawe ushobora kugitandukanya. nasenga Imana ashikamye ayikubita imbere. urumva Imana izamuhindurira umugabo ntitamuhindura kandi bazabana batyo kugeza batandukanyijwe n'urupfu niko Bibiliya ivuga. ntabwo yabisezeranye. nta soni. erega amahoro nagize hano mu gitondo kandi kuva nahita namuhamagaye ntiyayifata. none se tuvuge ko atarazi ko urwaye basi se yigeze umubwira ko ukeka ko utwite? urumva nkeka ko ntwite umuhondo ndabikubwira bindi mahoro nubwo tutabanye neza narabimubwiye. cyane kuri Imana oya ndeceka ntiwongere kumbwira Imana amahoro kuko nshobora kuba narakuze nkizera mu mikaba itangiye kumumura inyereka ko ari barenga. nirwa nshuti yanjye waretse gucumura ku Mana yacu yitaba arenga koko. none se niba iriho birihe ngo ntintabara ariko nibura imbwira icyana y'ubukore gituma Imana gutya amahoro. ndabyemera ko ikigeragezo cyawe gikomeye pe, ariko ndagusabye ngo rinda ururimi rwawe nubwo uzasohoka mu kigeragezo ubona igisubizo cy'ibyiza Imana yaguhishiye. turaziranye turi inshuti kuva kera turi bato. niki ntitwararitse mu byo umwana w'umukobwa yasabwaga nkaba navuga ngo mpana ibicyo. nubwo umwana w'umukobwa yirinda akarindira umugabo Imana izamuha yarangiza ikamuha nk'uwo yampaye. ndabizi neza ntacyo twitwararitse inshuti yanjye, ndabihamya warenze ibyo kwizerwa, waremye ubuhamya bwiza mu bari inyuma yawe. none se ni gute mba umukobwa witonda najya gushaka nkashakwa n'umusore w'icyumba wiyambitse ishusho yo kwera? nuko utitahaye Ndashimye umugore w'icyomanzi birirwa basangira inzoga ikamundohaho koko. aho ndagusubiza Muri ntuyobowe n'amarangamutima yawe bwite, wayobowe n'aya papa wawe. aho burahaguye kandi tuzi aho ari yaba ari wowe igisubizo cya Ndashimye. ariko utekereza amahoro umugabo umubwire ko ntameze neza ubwo ariko nkeka ko nasamye kubera ko uku kwezi ari ukwa kabiri ntegereje imihango nkanyibura. gusa no kumperekeza kwa muganga ambwire ngo arahansanga nigera hano babwira inkuru ko umwana n'umwita adashobora kubana n'ikibyimba basanze mu nda kuko cyakuze cyane kigatsikamira umwana. mpamagara ntanyita umusarihe koko azi ko ngenda ihehese. Ndashimye ntawe uhari ariko twe turahari Muri ukuri hafi. ni ukureba ahubwo shima Imana ko muganga yabonye ikibazo cyawe hakiri kare ukaba ugiye kuvura. ibaze ko hari ibyemezo tugomba gufatira hamwe gusa ndabifatana nabi njye njyenyine bifata icyemezo cyo gukuramo iyi nda. none se ko wamubuze umubiri ukaba ari uwawe muganga akaba akubwira ko ndikomeje gukura byaba ibibazo wumva uri bigenze gute nshuti yanjye? inzira ntibwira umugenzi koko yeza kumubwira simba ndira amarira amahoro. iri ni ihurizo ry'ubuzima bwawe, ugomba kubikora ukagera ku mubare nyakuri w'igisubizo nyacyo. igisubizo nyacyo ni ugutandukana na Ndashimye amahoro. nitaye ku byo papa na mama bavuga nzatandukana nawe.
tuvuge se ko wari we noneho nari ngize ngo nayobye umurerwa mukobwa wanjye umeze ute mama wihangane natsinze kukugeraho uhorere mama nzi ububere mama Brian ubundi ubwira ukomeze umeze ute umbwira impamvu watinze kungeraho kandi nkimenye nkumva ari wowe nabwiye ni abahungu banjye babiteye rwose kandi Ibrahim ntiwari umuzi dore uyu ni Ibrahim uyu nawe ni Nuru bombi ni abahungu banjye nibica amande rwose mba naje ukimpamagara maze barantinze aba basore bombi mbaze ku mafoto mama bafite muri telefone Mahoro uramuzi ndamuzi cyane nizera ariko ko wahamagaye mama wawe namuhamagaye nawe ari mu nzira ariko ndababaye cyane umwanya umwe ndumva nakwitara umwana wanjye ntavemo undi nkavuga ni ko muganga yambwiye ko n'ubundi atakorana n'icyo kinyagwa kiri mu nda kandi ntinze kubaga bikaba byangiraho ingaruka humura nshuti yanjye yemera uvurwa Imana izaguha abandi bana gutya njye bibayeho mama Brian iki koko akana kanjye ka mbere erega hago mu buzima abana Imana izamuha abandi ya mwana uvuga we ntuzi ukuntu nyirakariye imana nakuze bambwira ko ivuga nyamara ikicecekera ngahura n'ibibazo irebera umure imaze kukurenga ubwo wibeshye ibyo mwana wanjye ariko Imana ntirakarirwa ihangana ibyo uhura nabyo bizakubera ubuhamya buzigisha benshi muri iki gice cya mbere cy'umukino muri itonde nzira ntigira imiburo wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo ndasimye mwakiniwe na Twagirayezu Evariste umurerwa mwakiniwe n'uwa Mariya Olive Pastor Gahima mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Mukamanzi mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Mahoro mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Mukamisha mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Ibrahimu mwakiniwe na Hobkubaho Hyacinthe Nuru mwakiniwe na Manishimwe Dieudonné Janine mwakiniwe na Mugeni Yeme naho wabakiniye Samsoni ni Kayiranga Rufiredi umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugire ijoro ryiza.